Mama Sandrine. Karame nawe ni Manase. Yego ndakumva mana. Kuri kunyanga muri iyi minsi na mahoro twapfuye iki ndi inshuti y'umugabo wawe. Nago nakwanze inshuti yanjye n'ukuri nta mutima mubi. Ntibikabe. Oya n'ukuri. Wagiye mu kazi se? Ubu nibwo ndi kwambara ngo ngeyo nta off muri iyi minsi mfite. Hari amakuru mfite baradukaranga. Hari amakuru mfite yuko ngo Nzovu ari kwitwara neza noneho. Eka ku buryo ngo yarambwiye ngo mushobora ko mujye gusubirana. Ndavuga nti byawe sinabyizera nzanabaza nyir'ubwite. Kandi nawe ntumbeshye Nzovu ari kwitwara ate? Nzovu wabera nibwo nabona uvuze ijambo ugasanga ni ukuri. Igitego ugiye kugitsinda ariko kizasha. Oya iyo byaje burya. Sibyo ko hari ibintu byinshi agenda anyura ku ruhande. Ega nawe yagize icyo kina muri Messi arambwira nawe nkamuhasa kwa ngo ni kandi koko buriya iyo umubyeyi inshingano no kubena mbere kumenya urugo ninde nigizwe mu mama n'abari abana ba kumenya abana bari abana barimo gukura naho twebwe turimo gusaza bari abana nanjye iyo abana bafashe neza wowe ugasaza nibo bakumenya mu misiri imbere. Ariko mama Queen ntabwo ashaka kubona uko yakwitaba telefone. Ari ahantu bita bakunze muri kwita muri transit center ariho hazwi ku izina ryo kwa Kabuga. Niho mama Queen afungiye? Niho afungiye ndumva agiye kumara hafi nk'imisi nk'itanu. Bya bindi byo kwigira ikihebe byo kugira gute gukubita abantu nkuko nanjye yajyaga nkubita mbere none yamvuyeho asigaye ajya kubanda ariko impamvu ngiye yamvuyeho ntabwo agikunda kumbona neza mva mu kazi mpita ntega moto sinkigenda n'amaguru mu karitsiye atuyemo. Hanyuma amakuru ahari yazize iki? Ndazindutse cyane nzindukanye n'umusaza Bahizi Venuste umusirimu Nzovu waramutse. Muri minsi nta kuryama burya iyo umuntu yemeje icyo ashaka kugeraho gira guje ku maso ukoreho rwose none ko nawe ukibyuka niho nkibyuka ko umuntu agomba gukora haba ku manywa haba n'injoro kandi burya akazi gize n'uwakare kera umuntu yatindaga kujya guhinga akajya mu murima saa 3 yasangaga abandi yahuraga n'abandi batashye wajya guhinga. Hanyuma se umeze ute ko ndaba mu mpira mushya no wawe? Umupano wanjye kubwo ngewe namenya nk'aba badive bakira bajyaga batera amatise n'amashati y'imyengo bagiye gusenga. Abadive bahe? Abadive burya batira imyenda ya n'ubu. Abadive kubera ko bajya gusenga umwenda bajyanye mu isabato kwa gatandatu so basubizaho koko araza nk'akabitinzanye na Manase akaziti wantije ipana. Nase n'abadive bagira imyenda yabo Nzovu? Baragiye kwa keshi baratira. Kera baratira. Hari umudive muziranye? Yewe ni kera ariko baratira kandi baba abasima afite imyenda myinshi ngo nanjye ubonye nambaka agapira gashyashya kugira ngo nagatiye akanakanye wakaguze iri joro ariko kuko n'umukunjo uracyarimo umukunjo ni gashyashya kagura ngahe Nzovu? Umupira urahenda naguze 5. Ubivuze ngo Nzovu kano kanya hagaze amafaranga ngahe ukuntu hagaze gutyo uhereka umupira ipantaro n'inkweto nkangahe? Ipantaro ni 10 inkweto ni 20 35 bogisi yabingaye mbese sembuze nka senkana amfaye baye 35 bogisi gitwa senkana ise gute kubera ikisi cyetse mba namantu yabazemo amakisi manu 50 urabeshye Nzovu na mutano yagerayo 50 ntabwo yahagera kabisa. Nzovu yagerayo 50 arimo ariko bogisi nari nayibeshyeho bogisi irahenze. Bogisi irahenze. Akira bakomeza ikiganiro cyawe rero umugana n'uyu muntu komeza uganire ndaje. Twari nkuko twari tumaze kubivuga kuko nukuzinduka rega buriya umuntu yazindutse ajya mu kazi ni byiza kuko buriya umuntu wishinga ibitotsi bavuga ko asarura ingonera kuko ubu turi mu kazi twatangiye ikiganiro twebwe ikiganiro cyacu ntago tujya muri byo byo gusebanya kugira gute twebwe no kuganira tugatorera kuri Pasteur Manase. Rero bakunzi bacu tuba tubahabereye tuganira namwe kandi buriya
ibizaza biba bitabashimishije muze mutwandikira, kuko twebwe turi abantu, ntabwo turi Imana, dushobora gukosa, dushobora kugira gute, dushobora gucikwa. Mujye mutubwire twikosora. Kandi nanone umusitari muzamushaka muze mutubwira. Buriya kubona Manase mutemo kumureba aka kanya, ashobora kuba agiye no mu bwiherero, wasanga nakubwe agiye kwihagarika, cyangwa akaba yarwaye n'agakanzu, akaba agiye no muri tuwarete, ariko mu kanya nko mu masegonda nka 13 murimo kuganira nawe. Rero dukomeze tuganire. Ikirere kimeze neza, nta zuba. Muri iyi minsi hariho izuba ryarindi rimena imbwa agahanga, ariko n'ikinyarwanda bavuga ntabwo nzi nimba mbese ku bantu bavuga ngo iki, ko bavuga ngo izuba ririmo kumena imbwa agahanga, ku bantu bavuga ngo iki. Agahanga k'imbwa umenya kaba gakomera. Agahanga k'imbwa umenya gakomera ku akabantu kakaba ariko koroshye se. None buriya bavuga ngo niba ryamennye imbwa agahanga, umuntu yashize kare, umuntu w'ubwo kashobora no kuba katakiri. Ariko icyo nabwira abakunzi bacu muri iyi minsi, kubera ko turi ku gihe cya samani, ku gihe cy'izuba, birajya gucyakaza utujojoba dukeya, ntabwo ya mvura nyinshi itose ivumbi, ugasanga abantu barwaye amagiripe, inkorora kubera turiya tujojoba. Sinzi rero muri iyi minsi tugiye guhura n'ibibazo by'amagiripe, ibicurane, inkorora. Ndabona gutaye mu rubuga, sinzi nimba, ariko nizere ko wasukuramo intebe yanyu ntabwo yeretse ingumi. Hari ahantu hagiye ngo nta mugabo utuma umwe, ntabwo utinzeho cyane. Nta mugabo ngo nta mugabo utuma undi. Se wari wageze uzo ngo nawe urituma noneho ntabwo utuma abantu. Akosha nawe ugize vuba. Yari ukora siporo. Ese meze nkaho ujya ahantu watinda yo kugira ngo muri iki gihe umuntu atinda muri wese aba yari iki koko. Buriya kera umuntu yatindaga muri wese yabaga yari imyumbati, ibijumba, mbese ibishyimbo bihagije. Urajya kugura mituyu ukoremo rogero urayizi. Rogero kuvanga uturyo, mbese ukagira za mboga zoroshye z'utuzi, kugira ngo nimba utetse ikiro cy'umuceri ugasanga umuntu arimo kurya umuceri wonyine, imboga ni nkeya. Hanyuma Nzovu kagira inkuru narema amagaye nimero ya Mama Queen nitabwa n'undi muntu. Mama Queen asigaye afite secretary? Ntabwo ari secretary Mama Queen. Ni wa muntu ari mu maboko y'abashinzwe umutekano, mu maboko ataraye. Niyo mpamvu telefoni yayisigiye undi, kuko yaza ko yayisigiye secretary. Buriya telefone iyo yitabwe na secretary, ajya gutya secretary asa nk'ujya muri biro ya shebuja, akamubwira ati kuri telefone barimo kugushaka akiri tabo. Ariko Mama Queen ntabwo ashobora kubona uko yakwitaba telefone. Hari ahantu bita bakunze kwita muri transit center, ariho hazwi ku izina ryo kwa Kabuga. Niho Mama Queen afungiye? Niho afungiye, ndumva agiye kumara hafi nk'iminsi nk'itanu. Bya bindi byo kwigira ikihebe, byo kugira gute, gukubita abantu nkuko nanjye yajyaga nkubita mbere, none yamvuyeho asigaye ajya ku bandi. Ariko impamvu ngiye yamvuyeho ntabwo agikunda kumbona neza, mva mu kazi mpita ntega moto, sinkigenda n'amaguru mu karitsiye atuyemo. Hanyuma amakuru ahari yazize iki? Yazize guhangana n'abashinzwe umutekano. Bariya bakunze kwita abirondo, irondo ry'umwuga. Irondo ry'umwuga, kubatuka, kujya gute, agatuka inzego zo hasi, akavuga ngo ntacyo bamutwara, ndetse no kugerageza gutuka abantu, abaturanyi, mbese mu mudugudu atuyemo yamaze kuhagira isibaniro. Numva byagezeho bijya mu murenge, yashidutse bamwoheje ya modokari y'umutekano, niyo yaje kumufata, ihita imukomezanya imujyana muri transit kwa Kabuga, azwi nko ku izina kwa Kabuga. Mama Queen uko agira amahane bara kumwuriza imodoka si intambara? Bakoze amayeri, mbese bamutumyeho umuntu ngo ugende umutubwire aze tumugire icyo tumubwana kuri botike. Aje ahita hasanga iyo modokari. Buriya bari abahungu baba bafite imbaraga, barakubwiturira nese yajya kurwana n'inzego. Oya, nonese Nzovu ko ari umuntu wawe mwarijyanye akabisi n'agahiye mugasangira mukahuza urguya, nta kumusura? Oya,
ntawe nzajya gusura rwose nongeye mbisubiremo ubushize nabwo baramufunze nkazanzinduka saa 9 buriya hariya muri transit hakunzwe kwitwa nko kwa Kabuga gusura umuntu no kuzinduka ugenda saa 9 kugira ngo wandikishe mu bambere uze kuhava hakiri kare wigire mu kandi kazi kawe ugenda saa 9 ukandikisha iyo wandikishe saa 9 saa 12 cyangwa saa 1 uhavuye ukajya mu kazi kawe gasanzwe none se saa 9 wowe uri gukora iki ntabwo wagenda nyine ngo mukora amayeri nyamara bakora amayeri iki ko ubwo sinkurangirije ubwa mbere ubwaherukayo nagerageje kujya kumusura nkazamwandikisha ariko afunguwe ibintu yankoreye njye ubizi Yes. Yagenze ate? Urubwa cyagiye mu kiba Masoro? Nari namusigariye mu rugo rwiwe. Ariko akimara gufungurwa yaje abwirwa amagambo ngo ngewe ngo nigiraga mu bandi bagore ngo ibiki n'ibiki yaje nkubise guhera saa 3 kugeza saa 9 n'icafi saa 10 ariko agukubita amashashi shabyihora nuse ukubita saa 3 ndyaga inzara wasera ukabutarapfa abyihore none rero n'ubundi bamufunze ntakivugana nawe nyine mbwira kuntu mama Queen n'imbaraga afite yahera saa 3 agukubita mpaka saa 5 iki nanjye yarankubitaga nkanyuzamo duke nanjye nkamumenago gute se nese umuntu yagukubita ukabura n'icyumuko namenyo naramushingaga udafite imbaraga witabaza icyo ufite nese ku buryo nanjye nabura icyo mwangizaho nese umushinze amenyo ntiyatayakurira rimwe noneho oya Okay nuko abaraje kwitura kuguhondagura kandi amusigara niyo mpamvu rero mutangira n'ikidina niyo mpamvu ngiye ntazajya kumusura rwose sinzajya kumusura none se Nzovu naramuka atashye nta kintu mumariye muzakomezanya dukomezanya gute se azongera no kuba muri iriya karitsiye ahubwo ko nyirinzu ngo aza kuvanamo ibintu byiwe agashaka abashinzwe umutekano bakabireba afite umugore w'inshuti ukomoka iyo ku Gikongoro yamusigiye imfunguzo afite na mwene wabo bita bamwita Ange bavindimwe ikigiye gukurikiraho no kubika ibintu bye bakabimubikira ubwo azaza ahita afata ibintu bye ashaka indi nzu none se Nzovu ubu Queen ari he karo papa we Queen n'ubundi ntabwo yabonaga na nyina mama Queen yaramujyanye iwabo kwa nyirakuru Queen yo nta kibazo afite ari kwa nyirakuru rega bari abatipe bakora amayeri bazi ubwenge bamaze kugira umwana bamujyana kwa nyirakuru kugira ngo nibahura n'ikibazo cyo gufungwa abana babo bazabe badahari bazabe bari kwa nyirakuru kuko bari abantu bakora amayeri babitewe gufungwa buri gihe ntabwo babaza isaha bashobora gufungirwa ese Nzovu mama Queen wenda ntazibanza komanya amahembe ariko mwapfuye iki ku buryo bivuga ngo arafunzwe sinzamusura ataye cyangwa ntataye ariko sinzamusura yatangiye kwinshiraho ibintu by'iterabwoba ambwira mpamaga kuri telefone ngewe ngo ndamutse ngushatse ngo sinakubura akajya ahantu akikopesha ibintu akavuga ngo ninze nishyure bambona nkaba ngiye ujya kwishyura ubwo rero umuntu yatangiye kugushyiraho iterabwoba ngewe yampamagaraga buri kanya nagira umujinya nkahita mfunga telefone abanshatse ngo bampe akazi bagasanga telefone yanjye ntiriho akamamagara buri kanya rero ibyo byari bimaze kongera hano niyo mpamvu mama Queen rwose nanjye nari maze iminsi naramukarabye noneho Nzovu mbwira wenda ureke kumusura ariko ushaka kuntumaye kuvuga wenda Manase fata amafaranga nayo ndayaguhaye nshirira genda unsurire mama Queen wowe ibyo ntwabikora basi ntugeyo hariya nta mafaranga bafata bajyana iki hariya agutuma imyenda tuvuge nk'abo bantu yasigiye urufunguzo bazamushyira imyenda hariya rwose nta kintu wemereye kujyanayo rwose iyo ujyanyeyo n'amazi ntibayemera hariya none imyenda yajyanywe nande subwo uwo mudamu yasigiye urufunguzo urimo kumucungira urara mu nzu yiwe niwe uzabimushyira kuko kuwa gatanu bazajya kumusura kandi kuwa gatanu ndumva rejo aje kuzataha gutaha ubwo se ukurije kese yamujyanye kese yamujyanye araremereye ariko kwigira icyebe mu murenge no mu kagari ariko mbwira u Rwanda rwacu ninde ushaka kwigira ikihe ntibishoboka rwose inzego zishinzwe umutekano hari ahantu zikujyana
bakajya kukugorora hariya ntabwo uba ufunzwe no kukugorora no kukuganiriza bakareba ko ibyo bindi wakoraga kuko bagukora dosiye bakumva ikirimo kuzira bakakuganiriza nanone nyuma yaho iyo bibaye ngombwa ngo hari aho bakujyana bita igitagata naho ukajya kwiga ho biga imyuga biga kudoda biga kuboha mbese ntabwo baba bagiye gufunga rwose hariya ntabwo bafunga ni ukwigisha ni nk'uko abagabo babajyana iwawa nabo bakajya kwiga ubwubatsi ububaji rwose nabo bakajya kubagorora. Hanyuma Nzovu, Mama Queen ni ikimenyetso cy'uko mwamurekanye 100% cyangwa ni hahandi bavuga ngo arashyuha ariko nibagirwa bombeho? Mama Queen ni nko tugiye kurekana ngiye rwose ngiye gusubira mu rugo iwanjye ngiyewe napfushije ubusa ariko igihe ngezemo ni icyo kujya gute nanjye nkabika. Hari umuntu ejo bundi wanditse comment aravuga ati Nzovu nusubirana n'umugore rwose tuzagusura tuzagufasha tuzagushyigikira. Aba bantu nabasezeranye iki? Abo bantu koko nibyo umugore tugiye gusubirana ndetse nta nubwo birenze sinzi itariki sinzi umunsi. Wari mubwira hose cyangwa ni kumana? Mama Sandrine arabizi rwose none nsigaye mfite inshingano z'urugo abana bameze neza. Mama Sandrine Mama Sandrine icyo akeneye arambwira nkamufasha kandi rwose ubu muhamagara Nzovu muri minsi kwitwara neza yabinyemerera muhamagare rwose nitujyamarwa akatwitaba hari igihe agira ngo ni imbere ya telefone yajya imbere ya telefone mubwire rwose umubaze mbese Nzovu waheruka ibyo ngibyo twarumva ko nanone ari mu gitondo twaba tutari kumwe. Kandi Mama Sandrine nimero ye imbanye ifite katureye kwaza gutwitaba uri kwitwara neza nk'umuntu ushobora kuba mwajya ku rwose nta kibazo rwose. Kandebe uvuze guceceka numva iby'uyu mubyeyi yaba ari amahire kabisa. Mama Sandrine Mama Sandrine Karame nawe ni Manase. Yego ndakumva mana. Kuri kunyanga muri iyi minsi na mahoro twapfuye ikindi inshuti y'umugabo wawe? Nago nakwanze inshuti yanjye n'ukuri nta mutima mubi. Ntibikabe. Oya n'ukuri. Wagiye mu kazi se? Ubu nibwo ndi kwambara ngo ngeyo nta ofu muri iyi minsi mfite. Hari amakuru mfite baradukaranga. Hari amakuru mfite yuko ngo Nzovu ari kwitwara neza noneho. Reka ku buryo ngo yarambwiye ngo mushobora kuba mujya gusubirana. Ndavuga nti ibyawe sinabyizera nzanabaza nyir'ubwite. Kandi nawe ntumbeshye Nzovu ari kwitwara ate? Nzovu araho abantu baramuhamagara nyine akabadepana nta munabi. Ntekereza nta munabi kuko njya kumva barambwiye ngo bamuhamagaye yabakoreye ibyo bamubwiye. Ako kantu numva atari keza se nyine? Biraho. Oya nyine intandaro z'uruhara ni amasoso. Urumva ko niba ako kantu bakubwira ati papa twavuganya tubwira ibi niba dukorera ibi nibi kantu ni sawa cyane. Naho wese iyo muvuganye hanjye ndaho ndavuze niwe yo muvuganye biba biri kugwamo suko nyine urabona hari icyizere cy'impinduka yakwereka mukamwasubirana. Nyine biba bigoye ngewe ntago nabitora ngo mbishyikire neza. Harabivuga nyine nkamwihorera ariko ntago mbitora ngo mbishyikire neza kuko ndamuzi ku buryo bushoboka. Iyo ashaka ikintu agerageza kukwereka yuko yaciye bugufi kandi ega ndamuzi turaziranye. Nzovu tuzire muri iyi minsi yarahindutse. Nzovu nta bikomera aheruka, Nzovu nta kirara mu kabari, Nzovu azi kwiporogaramu, Nzovu arambara neza, Nzovu aramenya ngo yaraye he. Nzovu uko biri kose ntago ari wa wundi. Ubwo rero ugiye kumuvuganira. Ndabura kumuvuganira se umugabo mugenzi wanjye. Ariko nanone uranzi yari mu mafuti ntabwo mpfusha. Ariko muri iyi minsi Nzovu ndi kubona ntabwo ari wa wundi pe. Kandi nawe urumva ikimenyetso yakweretse niba ari guhamagara abana bana ko bamuhamagara akavugana nabo neza akamenya inshingano nk'umubyeyi. Nawe utekereze kabiri.
aha mfite amakuru y'abantu bafite icyifuzo cy'uko musubiranye. Waba ureba induru yavugira rwanyana. yewe reka nkubwire mana, ntabwo wakora ikintu wizeye umuntu nawe ni ibintu mpora mubwira. Ntabwo wakora ikintu wizeye undi muntu. Ntacyo ntiwakwizera umuntu. Ugomba gukora ibyawe bikurimo, hanyuma n'uwo muntu yagira icyo akora akagikora, ariko wowe wakoze ibyo utarebeye ku muntu. Ntacyo, reka twe kwizera abantu, ariko mwebwe ubwanyu muri abantu kandi mufite icyo mwakora mukibeshaho, kuko Nzovu icyamwicaga no kujya mu ndaya arimo arazireka. Mama Queen yaranafunzwe deja. Mama Queen narabimenye. Ntiwabiyoberwa, ari mukeba wawe. Oya pe. Ako kandi ukizemo gakizwa we. Nawe uragakizwa. Hanyuma Mama Queen noneho nange uranyica. Nawe nuko nguko niryo rimubamo. Ajya kuvuga amasandiri na Mama Queen. Amasandiri, reka tuzakora n'ikiganiro nagusuye n'umusaza Nzovu. Mana mbabarira mana Ngenda byanze nzabigusaba nitonze. Nzakubwira n'impamvu yabyo wamuhirimbiriwe. Impamvu yewe gakizwa wiryo jambo nzi ko wariretse ry'umuhirimbiri. Nararetse ndibwira abahirimbiri gusa, ninjye utari umuhirimbi akabahirimbiri ndari babwira. Komera. Nibyo. Rero jya mu kazi. Aya makuru nashaka kumenya nimba Nzovu atandimanganya ajya bimbwira ko ari guhinduka. Kumva ko umuhamirije kandi ubuhamya bwa mbere n'ubwawe. Aragerageza nase nimba bamuhamagara ati papa turashonje nyine, kabona bahaye ibyo bihumbi 4 arayohereje. Ako nta namahana banje. Ntago aheruka kubatonganya. Kagira Imana rero. Mama Sandrine nyemera tuzaganire ndabishaka. Kandi nzaba ndi kubona umusaza Nzovu. Sinzagusanga mu rugo, tuzashaka ahantu duhure, ariko nturi butani. Ntabwo nugushyigikire nushaka unduka gute wowe ntiwandakaza. Ngaho rero gira igitondo cyiza. Yego namwe. Nzovu. Wabera nibwo nabona uvuze ijambo ugasanga ni ukuri. Igitego ugiye kugitsinda ariko kizasha. Oya iyo byaje burya. Sibyo ko hari ibintu byinshi agenda anyura ku ruhande. Ega nawe yagize icyo kina muri Messi arambwira nawe amuhaswa ngo ni kandi koko buriya iyo umubyeyi inshingano no kumena mbere kumenya urugo ninde nigizwe muri mama n'abari abana ba. Ukamenya abana bari abana barimo gukura, naho twebwe turimo gusaza. Bari abana nanjye, iyo abana bafashe neza wowe ugasaza nibo bakumenya mu Misiri imbere. Kandi nanone Mama Sandrine urimo urasaza Nzovu nako turimo turasaza. Oya tugomba no kwinjira mu bindi bintu, ntituvuye ngo wenda twatungwa n'amafaranga y'ama YouTube channel y'ibiganiro. Mama Sandrine afite akazi kanzi ko kamuvuna, ashaka no kukavaho, ashaka no gushaka kandi reka ngire inama, amafaranga indaya zakuriye arahagije. Sibyo zongera fata umwanzuro zakuriye arahagije. Yego zo zikwemera ko kaya kuko zirimo kuyarya, ariko ejo nizimaze ko nako wakennye cyangwa ntayo ufite ntabwo zakwakira. Bariya ni babana baba bashaka kwirira kurya ku kanya. Iyo maze kubamenya ushobora kuba utayafite ntabwo zaguha karibu. Zihundi karibu ufite ubundi ufite amafaranga. Niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro wo kubavamo rwose, nkamenya buriya umugore wawe nubwo uzibe ko bitakongera no kubaho. Umugore wawe nubwo umwana burara ntiwataha ugakomanga akagukingurira, ariko maraya ntiyagukingurira. Nzovu nuhe mwihariko uzi neza kuri Mama Sandrine atandukanye n'abantu bose mugeze mumenyana? Mama Sandrine ni wa muntu usenga. Yego. Ni wa muntu usenga, ni wa muntu ntiwabona rimwe na rimwe iyo anababaye ntiwapfa kubimenya. Ni wa muntu ufata umwanya wo gusenga, kandi buriya nubwo waba ubabaye ugasenga uruhuka mu mutwe. Nicyo afite atandukaniye n'abandi bantu, kandi agakomeza kwihangana akagira ati
akamenya ibyiwe. Nzovu mu myaka yose wabanye na mama Sandrine hari ikosa yigeze umushinja ko nirihe kosa wishinja mu buzima bwawe mwagiye mugongana ariko ikosa wishinja rutayandi nirihe? Ngewe ikosa nishinja nuko nakundaga kumuca inyuma nkajya mu bandi bagore nkagira gute bikagera kuko yasengaga bikagera ubwo bikamubabaza bikagera ubwo dutandukana agafata icyemezo cyo kugenda. Kandi mu myaka yose mwamaranye ntaraguca inyuma na rimwe? Ntabwo aranca inyuma. Yego, urumva rero yarihanganye. Yarihanganye rwose. Hanyuma uramutse gusubirana nawe kuko tujya gushwana bwa nyuma yarambwiye iti kongera gusubirana nawe uzatereta bundi bushyashya, ari nabyo ndimo muri iyi minsi kuko usibye ko batanabivuze. Ejo bundi ninakoze ikiganiro kwa Gisiraje Manibo ziko atamubira bice by'i Kanombe ndi kumwe na Yakamwana twabiganiriye tujya gusura umugore n'abana ariko ntabwo twagiye mu rugo. Ko mama Sandrine twahuriye nabo twarabahamagaye badusaba ku kabari, nabwiye Sandrine nitunganya abana maze kuvugana na mama wawe kuko ndabarangira abana baraza batanze mama wabo baraza turicara tubakira fanta. Mama Sandrine aho aziye tubashyiraho n'amaburushete. Numva nakara kantu ni akantu keza burya iyo ufashe umunsi ugasohokana umugore n'abana nabo bakeneye iyo burushete yokeje barishima. Uzavunga ukundi no kuganira neza nk'umuntu w'umupapa kuko ubona ko urushaho kuri rutereta bundi bushya. None mama Sandrine aramutsa kwemereye ko mujye gusubirana, Nzovu ne yihe migabo cyane yihe migambi ugiye kujyana muri rugo? Muri ya migambi sinagushuka Manase kubera ibiganiro muduha nkamwe abanyamakuru turahembwa amafaranga dukora ntabwo ari make. Urumva kandi ubu ndi mu bintu bya societe ntanga 6,000 ku munsi. Ndi mu Kimina gitanga amafaranga buri cyumweru n'insoana mama Sandrine ibyo bintu nzabikomeza nkomeze gutanga 6,000 ku munsi. Natanze 3 ku munsi urugo narwo rukarya 5 ku munsi, ubwo ni 11 ku munsi. Ayo mafaranga sinjya nyabura ku munsi. Urumva nazantanga bya 6 n'urugo rukarya kandi amafaranga tugabana nibura societe baduha 35. Urumva mu bantu 35 njye narabaze sanga harimo nk'ibihumbi nka 200. Ubwo urumva ayo mafaranga nyafashe nkava nkishyuramo inzu yenda namubwiye ko azashaka nibura inzu 100 Kanombe. Inzu zose zirahenda, nk'inzu ifite ibyumba 2 kuko ubwo urumva abana bafata icyumba cyabo natwe dufata icyacu kuko mama Sandrine nabaho kubera ubushobozi afite baba mu nzu ntoya. Ubwo urumva rero ya mafaranga nyafashe 200 nkishyuramo inzu 100 hasaguka 100 nkahita nguramo agafuka k'umuceri ka kilo 25. None urumva ubwo urugo rwa rumeze neza. Kuko buri ufite agafuka k'umuceri hakagira utundi tuntu dukeya imboga yenda abana baba bashatse guhindura bakarya imvange y'ibirayi bakarya ayo makaroni ukayagura. Ndumva bya urugo rwagenda neza ntabwo rwakongera gukena. Nzovu erega Imana inshinzira iyo mumaze guhura cyangwa maze kunga ubumwe n'umuntu wawe umugore wawe cyangwa umugabo wawe Imana ica n'izindi nzira ku ruhande sibyo? Kandi nabavuze akantu keza aravuze ati burya nta gutegereza akimuhana ngo kuvuga ngo Nzovu nasubira n'umugore hazaboneka abantu benshi babafasha babatera inkunga cyangwa Nzovu n'umugore nibajya mu murenge bagakora ubukwe hari abantu bazabashyigikira kuko bacumwa ngo akimuhana kaza imvura ihise kuko twagerageza kubikora ariko n'izo mbaraga z'abantu bo hanze kuko kandi nizeye ko zaboneka ariko zikaboneka natwe hari icyo dufite. Nzovu icyo uvuze nicyo reka tugane ku musozo w'iki kiganiro ubwire ntari ko courage rwose urasa neza uraganira neza twe kuzonya kubona wagiye mu ndaya warayeyo urasa nabiza gukubisa bira bintu ubwabyo bica courage bica intege bari ura muryango wawe kandi umuryango ufite burya twe turi inshuti ariko umuryango ni bari ushaka kubaka urugo ugerageje no kuganira n'abana bawe. Ejo bundi sane twaraganire urumva arimo kwiga ari mu wa mbere ejo bundi azajya mu wa kabiri. Naramubwiye se Sandrine
ibi bya telefoni urabizi byataca aravuga iti papa ndabizi ndiga cyangwa uzangure mashini urumva babandi bari no konsati Nzovu wafunguye YouTube channel enda ukazaza ukorera n'iz'abandi ariko nawe ukaba ufite ya indi yawe yagira n'ikikwinjiriza babwire mw'abantu mwe umukobwa wanjye arimo kwiga mugure mashini nawe ntabwo ari umuswa yagerageza tugafungura YouTube channel ibyo ntazi kuko ngiye sinize umukobwa wanjye yazaza abikora Nzovu reka dusoze iki kiganiro mbabwire ngo dukurikiye murakoze cyane dusabire Nzovu akomeze urugendo arimo rwo gusubira mu muryango bizadushimisha twese hanyuma rero Imana mu ijuru bamigisha myinshi ndi mu Rwanda rero Apotre Manase ni umwe na Nzovu y'Imirindi aka Bahizi Venus ega nibyo burya aho kugira ngo ubanze aho kugira ngo ubanze ubukene ubanza ubukire uheruka ubukene wabanza ubukene ugaheruka ubukire abambonaga mu minsi yashize ukunambaraga sikunambaye sibyo kandi none nk'ubu ngubu bahiri hasi kugeza hejuru Manasi ndanagutumiye uzazana kamera dukwana ikiganiro ku itariki 30 niho tuzagabana muri cya kimina cyacu bose uzaba uhari agatabo kazabagari z'ukwa gatatu ndumva ku cyumweru tuzagira inama y'abanyamuryango mu gitondo dutanga udutabo babare badusuze udutabo twacu none wowe ku cyumweru azataha aza amafaranga azafata kandi agatabo karanabyerekana nanjye ubu ngubu nzi amafaranga mfite mu gatabo nzi nayo nzatanga ku cyumweru nk'ubu ngubu rwose amafaranga ngiye nzafata kuri 30 ngiye no kuyavuga rwose ariko kanyareke ushaka kuyavuga noneho bya bisambo birimo babagore ugasanga biranye yihorere iyo ni ibanga rya ry'umuntu w'umusaza ukiyafata gusa uzicara n'umuryango wawe ubamenyera ibikurikiraho nacyo twese tuba twifuza nta kibazo rwose Courage Nzovu uri umuntu w'umugabo ukomereza muri iyo nzira